ariko izo wayisha abantu Imana igiye kubishyira ku karubanda. Umwere w'Uwiteka ugiye gukubura. Heriyo sikitarima tangominita widegide. Yewe Felosa domenitaya. Yewe Goliyati wiyoberanya we. Yewe Sawuli wiyoberanya. Ukagenda umeze nga Samweli kandi uri Sawuli. Umwambaro wambaye ntabwo ari uwawe, ariko igihe cyo kubabazwa kwawe dore kirageze, niko Imana yambwiye. Igihe cyo kubabazwa kwawe Uwiteka arakuziye. Uwiteka arakuziye. Urarya urimenge kubera ko Uwiteka arakuziye. Arakuziye. Niko yantumye ngo mubwire. Umwambaro ugereranywa n'abantu basengaga, barangije babivamo. Bamaze kubivamo babisha abantu ko babivuyemo, ariko baramaze kubivamo kera. Abangaba bakora izaha mu kajoro, donke baraguye. Ikora gutya nihishe, n'ubundi ejo nzagaruka nongere impanure. Ndabikora gutya nihishe ibyaha, ejo nzongera ngaruke mbwirize ubutumwa. Imana irambwira ngo ngende mbabwire ngo igihe cyabo kirarangiye. Imana yarambwiye ngo abantu benshi bambaye umwambaro utari uwabo, bari mu mwambaro utari uwabo. Ubu ndeze wabona niteye gutya, wabona ndi umudamu utanzi nakenya. Abantu bambaye umwambaro utari uwabo baza mu bitari izabo, bambaye umwambaro w'ubupasitoro kandi bari abacuruzi. Imana irambwira ngo abantu bambaye umwambaro w'ubuhanuzi kandi atari abahanuzi, ari amabandi avuye hirya iriya. Ni amabandi. Imana yambaye inoyerekwa nagize agahinda, nibaza impamvu tuvuga ubutumwa abantu bagakenyura ngo niba abahanuzi. Ngira Imana ati Imana nimwanyeretsemo n'ukuntu abantu benshi baguye bagushwa n'ibisubizo, bandi baradamaraye, abandi bareka inzira yo kwegera Imana baje mu bapfumu, bareka inzira yo kwegera Imana baje mu bigirwamana, ariko Uwiteka aje guhana inkozi z'ibibi. Sukubatera ubwoba mwihangane, Uwiteka aje guhana inkozi. Izakoreye mu rwisho bigiye kuja ku mugaragaro, izo abantu bakoze bishe bigiye kujya hejuru, izo mwakuriye mu mwijima bigiye kumenyekana. Icyo waba uri cyo cyose, izo wakoze uhisha abantu, Imana yarabibonye igiye kubishyira ku karubanda. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, reka mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana, mbifurize umugisha w'Imana. Mwese mudukunda kandi mwese mu gukurikira ibiganiro byose tunyuza ku Musaraba TV. Reka mvuge ngo umugisha w'Imana rero nubane namwe kandi ineza y'Imana ibeho ndetse n'abanyu bose. Musho bitandukanye mugiye muherereye rero mu ntara zitandukanye ku migabane itandukanye, mukaba mwumva ururimi turi kuvuga muri kano kanya. Ndabasuhuje muri amahoro, nanjye ndamahoro. Nitwa Benepo, niyo tugiye kubana muri kino kiganiro nk'umuyobozi w'ikiganiro, ariko kandi kumwe na Daniel mukozi w'Imana. Niyo tugiye kubana muri kano kanya, twishimiye kubana nawe, akadushimiye ko tugiye kubana muri kano kanya, kandi dushimiye ko Imana ariwe igiye kunyuzamo bitunga ubugingo bwacu mu gihe nk'iki ngiki. Baha ikaze rero kugira ngo tuze kubana muri kino kiganiro, kandi nawe tumuhe ikaze. Daniel, uraho neza? Turaho neza, turashima Imana. Ubwo Umwami Yesu adukunda, turi amahoro. Imana ishimwe, tumeze neza. Imana ishimwe cyane. Amakuru ki?
amakuru ni meza. Tumeze neza. Iyo mvuga ngo meze neza njye mbari iby'umwuka, iby'umubiri simbibara kubera ko tukiri mu isi dufashigiye mu ntambara. ubwo umubiri ntabwo umeze neza. ubwo umubiri ntabwo umeze neza. ngo umubiri nawo ndakira kumeze neza, kubera ko izo twanyuramo byose muri iyi si, ibigeragezo twanyuramo muri iyi si, ntabwo twatakaza umwuka wera kubera ibyo bigeragezo. Rero umuntu w'indani muri ngo ameze neza, uw'inyuma nubwo atamera neza n'ubundi ntabwo azigera amera neza kubera ko aracyaraswa, aracyageragezwa. ariko umuntu w'indani niwe ncungana nawe, niwe ndinda kugira ngo abashe gukomera iteka n'iteka. ariko baravuze ngo roho nzima iba mu mubiri muzima. Roho nzima nibyo iba mu mubiri muzima, ariko umubiri we buriya urababazwa, ugatotezwa, ukanyura mu bitandukanye, ariko ijambo rikavuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero kugira ngo tugere kwambikwa ikamba ry'ubugingo nuko twemera kwihanganira ibitugerageza. ese uko umubiri ubabara, uko umubiri uhura n'ibyo bigeragezo ntibishobora kwafekita, ntibishobora gutuma ubugingo nabwo butamera neza? Nta cyatuma ubugingo butamera neza mu gihe umuntu afite kwihangana. Rero igihe cyose ufite kwihanganira ibyo zose, ubugingo buhora bumeze neza, kuko ubugingo bukeneye ko twihangana, na Kristo akeneye ko twihangana. Biri zivuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Rero iyo twagize kwihangana, Kristo araza akadutabara kugira ngo ubugingo nawe agume kumererwa neza. Yego. Twishimiye ko nawe kuri uyu munsi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, twakiriye kaze muduhaye, Imana ibahe umugisha. Reka tuguse kandi dufite abantu benshi bagukunda, wabasuhuza nabyo ntacyo bitwaye. Murakoze cyane, ndabasuhuza. Naringize iminsi ntaboneka ku musaraba, ndi mu masengesho, ndi gusenga Imana, ariko ndabaramukije abakunzi bacu, abakurikira Umusaraba TV. Nukuri Imana ibahe umugisha, ndetse n'abankunda badahwema kunshigikira mwari no vuga butumwa, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari Canada, Afrika n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndabakunda. Abavyeyi bari muri Kenya nkunda, hari n'abandi mfite muri Amerika. Imana ibahe umugisha. Rero ndabizi tuzabona n'amaso ku maso, ndio ndategura kuzaza, ndi gusenga amasengesho yo kuzana ivuga butumwa muri ivyo bihugu murimo, ngatambutsa nkabwira abazungu ko Kristo atabara ndetse kandi akiza. Rero ndabakunda cyane bavyeyi bange, mushigikira. N'abandi bari i Kigali naha banshigikira, bampamagara, bansapotinga muri uyu murimo w'ivuga butumwa nkora. Imana ibahe umugisha, sinabura kubashimira aho muri hose, nubwo ntavuga amazina yanyu, ariko muri iyi si uja kubona ukabona umuntu aravuze ngo reba kuri telefone nkuguriye amazi, undi ati nawe nkoziki, n'undi nkoziki. Rero ibikorwa mukora muri kubiba, muri negeze mbwiza ndavuga uti umuntu akoze igikorwa kiza, imirimo myiza ngiyo gukiranuka, abari mu kubaka yanzuye azasanga mu bwami bw'Imana, no kubaka inzu. Rero Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Sinabona uko mbivuga, ariko kuba ngihumeka nsa neza ni ukubera ko mwemera gukoreshwa n'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Mvuze amazina yanyu twarara hano, ariko mwiyumve we muntu uzi ko ushigikira rino vuga butumwa. Imana iguha umugisha. Hari n'abandi banyandikira bansengera bambwira ati Daniel turagusengera, Imana ibaha umugisha. Hari n'abandi bandwanya nabo, Imana ibaha umugisha, batemera irivuga butumwa, ariko nabo sibo ni Satani. Umunsi Imana yakoze ku maso yabo bazatangira kunshigikira bage bansengera kugira ngo dukomeze twubake ubu bwami bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Amen. Imana iguha umugisha. Dushimiye abantu bose bashyigikira ivuga butumwa kandi bakunda yuko ivuga butumwa ryakwamamara rikagera kure hose. Dushimiye kandi ushimiye ababikora, ko dushimiye n'abagiye kubikora kano kanya, ko hari n'abagiye kugira umutima wo kubikora bagashyigikira ivuga butumwa. Mwese hamwe Imana ibahe umugisha, kandi Imana yivange mu byanyu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Daniel, reka tugusaba noneho usenga Imana utugezeho ubutumwa Imana yaguhaye. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, twubaha Imana, dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo,
urakiranuka, imirimo y'amaboko yawe irahambaye. Kera ntago twari ubwoko, none turi ubwoko. Kuba tugihumeka tukigenda bikemera n'ukubera imbaraga zawe. Wagize neza Mana, wagize neza Mesiya, uri umunyembaraga. Reka amazi y'ubugingo antembe muwe, reka Mwuka Wera bari wuganza, mu bingerageza bikanyobera, imitwaro yanjye ndayimwikoreza we. Bibwire Yesu, Yesu, Yesu. Bibwire Mwuka Wera, Mwuka, Mwuka, Mwuka Wera. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya Data, niwe tubanje imbere. Ngwino dushigikire, ujye ukomeza ibidakomeye bigakomera, ujya wubaka ibitubatse bikubakika. Ngwino wubaka imitima yose inkurikiye ku Musaraba TV. Ngwino Mwami wubaka imitima yabo, ubane natwe muri aka kanya. Ugiye gukurikira buno butumwa ngiye gutambutsa ntaba ari we, ahubwo izina rye rigaragare muri we. Mwuka Wera amanukire mu buzima bwe. Ntibabone ngewe Daniel kubera ko ndi umuntu nkabo. Mwamureke babone wowe, ntibumve ngewe, bumve wowe. Bumva icyo Umwuka abwira amatorero mu gihe gisa n'iki. Ugaragare muri uyu mwanya, ndakwiragije ushoboze gutambutsa buno butumwa mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Twishimiye kubana namwe, ariko ndagira ngo mvuge kano kantu. Muge muba bavuga butumwa beza, namwe muri abana b'Imana. Nimba ntambukije buno butumwa ntabwo ari ubwange, nubwo Imana yakuremye nanjye kandema. Ugize amahirwe bukugeze, Imana yaguhaye machine, televiziyo cyangwa se n'abarebera kuri telefone. Imana igibaha umugisha, ariko muge mufatikanya nange kuvuga buno butumwa. Ushyire mu magurupa agiye atandukanye, ushyire ku masitati agiye atandukanye, usharinge buno butumwa bugera atandukanye. Kristo naza nawe azaguha ingororano kandi azaguhemba. Abatumva runo birimi dutambutsa mu butumwa, ubegere ubasobanurire. Hari umuntu wegeze umwiruti, negeze ntambutsa ubutumwa asobanurira umuzungu utazi Kinyarwanda. Arabohoka, arihana, arakira, umutima we urabohoka. Uyu nawe wakoze kino gikorwa, ubwo Kristo azabaje gutwara itorero, nawe azamuha ingororano kandi azamuhemba. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo dukorere Uwiteka, dushaka Uwiteka bigishoboka, kuko abonwa. Tumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha areka ingeso ze, ukiranirwa areka izo yibwira. Agarukira Imana yacu iramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose. Erega izo mwibwira si z'Imana yibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'iz'Imana. Abantu muradamariye kandi murasinziriye, ariko nyamara ntimuri kubona uko Yesu Kristo ari bugufi. Abandi ntimugisenga, mwararangaye, ariko mureke tube maso, twubake ubwami bw'Imana. Ndagira ngo mbanze ndirimbe. Nimara kuririmba dusoma ubutumwa nawe n'Imana mu ijambo ry'Imana. Ndanabutambutsa mu bimenyetso nk'uko Imana yabintegetse. Ahandi tuganire, twumvice Umwuka abwira amatorero. Ndatangara abandi basigaye babona ijambo ry'Imana bakarikwepa, bakanezezwa na komedi, bakanezezwa n'ibitagira umumaro. Kubera iki? Byagenze gute? Mbese ntimukibona? Imana ikeneye ko muhindukira.
yaravuze ngo nimba mwarasogongeye mukamenya ko agira neza nimumwegere, niwe buye rizima ryazwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe. Riaso digidima tandomere asegidimanda tradomene kuwa egome. Ndagira ngo turirimba n'indirimbo ya 207 ufatikanye nange kuririmba kugira ngo ubashe kumva icyo Imana igushaka umugenyi iki. Uwabatinyutse izago zose nazakurikire umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abanzi mubwira nibo bazagwa, abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose ntibamugarura mu nzira isemo ijya mu ijuru. Nkamujundindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Ave wabwoba we nimunyihorere, namaramaje pe kuja mu ijuru. Ave wabwoba we, ave wabwoba we nimunyihorere, namaramaje pe kuja mu ijuru. Ave wabibazo, ave wa ritari widigidima nataperi wose gidema sheriri zidigidima tando benima tandro manze gideme tayigide tayido binima tangingo zewi tayigide dira zido biriwi tayigidima ndandingide. Urakoze Mana we, namaramaje pe kuza mu ijuru, namaramaje pe kuza mu ijuru. Ndukira ureba uhagaze we, impunzi risubira mu Egiputa, emera uve mu rungabangabo, ikirezwa n'Abanyegiputa we. Uwabatinyutse izago zose nazakurikire. Abari baratangiye inzira yo gusenga Imana, ababaga mu masengesho ubukene bwaraje barahunga baje mu busambanyi. Abandi baradamaraye batakaza impamba y'urugendo Imana yabahaye zatumye mwibagirwa intego mwari mufite yo kuja mu ijuru. Uwabatinyutse izago zose akuje naza akurikira umwami Yesu, ntakizamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Imana iri kukureba ikabona waracogoye kandi warasengaga. Cyagiye wajaga mu makesha tugikora makesha, nta mafungu ugikora, ntiwabukiriza ubusa. Uwabatinyutse izago zose naza akurikira umwami Yesu. Imana yanyeretsemo n'ukuntu abantu benshi baguye bagushwa n'ibisubizo, bandi baradamaraye, abandi bareka inzira yo kwegera Imana baje mu bapfumu, bareka inzira yo kwegera Imana baje mu bigirwamana, ariko Uwiteka aje guhana inkozi z'ibibi.
si ukubatera ubwoba mwihangane, Uwiteka aje guhana inkozi z'ibibi. Imana iratabara, iranakiza, igira neza, ni umunyembaraga, ni n'umunyembabazi. Ariko se kuko iwagiye, garuka nayo irakugarukira. Rudia, Mungu naye atakurudiriye. Waragiye. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ninjire mu butumwa. Muzahishuwe Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 14 ni wera. Uraza kugeza ku murongo waho wa 16. Urwandiko rwandikiwe ab'Ilaodikiya. Yego. Wandikire marayika w'itorero ry'Ilaodikiya uti, wandikire marayika w'itorero ry'Ilaodikiya uti, Uwita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka. Uwita Amena, yego. Inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati, amesema maneno aya, nzi imirimo yawe. Uzi Imana izi imirimo yawe. Ari ibintu abantu bakoze babisha abantu, ariko Imana irababona. Abantu bahindutse abasinzi bihisha amaso y'abantu, ariko Imana irababona. Mwahindutse abasambanyi mwihisha amaso y'abantu, ariko Imana izi imirimo yawe. Mwahindutse babi, muhinduka ibisambo, muhinduka abatekamutwe, mwiyorosa ijambo ry'Imana, ariko Uwiteka araza vuba, azi imirimo yawe. Yuko udakonje kandi ntubire. Ntabwo ukonje kandi ntabwo ubize. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Erura. Kuki usambana ukaba na pastor? Kuki usenga ukanasambana? Kuki ukorera Imana ebyiri? Kuki ubahariya n'hariya? Bamwabiriya bintu bireke muri gutoba umurimo w'Imana, muri gutukisha izina ry'Imana. Ariko iri zina ry'Imana mwatukishije mugiye kubona kaga, kandi nawe uzakabakiza. Mama, mwene mwatukishije izina ry'Uwiteka Imana, Imana ibareze irababara. Ariko Imana, iri zina ry'Imana mwatukishije mugiye kubabazwa ku bwabyo. Pasiteri we, wabaye mwabiriye ujya no mwabiriye, wabonetse hari uboneka na hariya. Mbese ko umuyaga ugiye guhuha ari mwinshi, uzarokorwa n'iki? Uzarindwa nande? Kandi wariyanduje, wiyandurishije izo kurya z'ibwami. Ibuka waguye ukagwa, wihane. Muri gutukisha izina ry'Imana. Imana irababaye. Imana irababaye. Androzegi demanda taperezedegi tandroshe kuta enima hawidegi talaosi bonima. Imana izi imirimo yawe, izakoreye mu rwisho bigiye kuja ku mugaragaro. Izo abantu bakoze bishe bigiye kujya hejuru. Izo mwakureye mu mwijima bigiye kumenyekana. Icyo waba uri cyo cyose, izo wakoze uhisha abantu, Imana yarabibonye, igiye kubishyira ku karubanda. Ijambo ryaravuze ngo nanjye zabakina ku muzimba mwagize ibyago, nzabaseka ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ta perezedegiti. Mana we, ugeze muri Amerika utangiye gukora ibyo utakoraga. Ugeze i Kigali uvuye mu cyaro utangiye gukora ibyo utakoraga. Ubonye akazi utangiye gukora ibyo utakoraga. Imana irababaye, Imana irababaye, Imana irababaye. Iraje igiye kubishyira ku karubanda izuba riva, kandi mugiye kuvunagurika mutunguwe, ntakizabakiza. Ariko abazaba mu mwanya w'Imana bakarinda izo kwizera, ni ukuri Imana ije kubasohoreza amasezerano. Biravangire ku muhanuzi 16. Nuko rero kuko urakaza uyaze udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko urakaza uyaze rekeraho, udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Nk'ibyo Imana yambwiye
ngomba gukora ibi ni ibikwembe mwihangane kuko uri akazu yaze gakoje ntubire ngiye kukuruka ndavuga ngo ndi umukire ndatunze ndatunganiwe yangane ntabwo nzi kubikenyera ibyanjye nuko ari ubutumwa nahawe ndavuga ku gitenge mu buryo ndakivugaho mu buryo butandukanye. Imana ibaho umugisha ndaza no kuza kugishyira mu mutwe ariko ntibiragerwaho. Uwiteka Imana yarambwiye ngo abantu benshi bambaye umwambaro utari uwabo, bari mu mwambaro utari uwabo. Ubu ndeze wabona niteye gutya, wabona ndi umudamu utanzi nakenyeye neza, wabona ndi umudamu kandi ndi umugabo. Imana irambwira ngo abantu bambaye umwambaro utari uwabo baza mu bitari izabo. Abantu bambaye umwambaro w'ubupasitoro kandi bari abacuruzi. Imana irambwira ngo abantu bambaye umwambaro w'ubuhanuzi kandi atari abahanuzi, ari amabandi avuye hirya iriya. Ni amabandi. Imana yambaye ino yerekwa nagize agahinda nibaza impamvu tuvuga ubutumwa abantu bagakenyura ngo niba abahanuzi. Ngira Imana ati Imana nibona umurimo wawe wararangiye ureke nge mu bindi. Mbabaye. Imana irambwira ngo ije gucangura. Imana irambwira ngo zagende nambara uku ntangariza abantu, ngira abantu ngo hari abahanuzi baje muri uyu murimo atari Imana ibahamagaye, kubera ko Daniel ahanura nanjye nze mpanure, ariko atari Imana, atari impano Imana imuhaye. Imana irambwira ngo bamaze kugusha imitima ya benshi, bamaze kwangiriza imitima y'abanyamasengesho. Imana irambwira ngo abanyamasengesho benshi basubiye inyuma babitewe n'uyu muhanuzi. Uyu muhanuzi ntabwo yahamagawe n'Imana, yiyambitse umwambaro utari uwiwe, aza kugira ngo agushe benshi, kugira ngo ananize benshi. Uyu muhanuzi azaguca ibitambo, uyu muhanuzi azakubwira ngo kora ibi kugira ngo utabarwe. Uyu muhanuzi aragoranye kubera iki? Yambaye umwambaro utari uwiwe, yambaye umwambaro utari uwe. Uyu mupastori azakugusha, uyu mushumba azakugusha kubera ko impuzu yambaye ntabwo ari iyiwe, n'iy'abandi yambaye. Ariko izo wayisha abantu Imana igiye kubishyira ku karubanda. Umwere w'Uwiteka ugiye gukubura. Heriyo sikitarima tangominita widegide. Ndakumva yambaye umwambaro utari uwe, avuga ubutumwa ariko atari byo. Niyo mpamvu azahanura agasambana, azavuga ubutumwa ko ari biteye isoni, nta mbuto zizamugaragaraho. Kubera iki? Uyu mwambaro yambaye ntabwo ari uwe, ntabwo ari uwe. Imana irambwira ngo bantu mwagushijwe n'uyu muhanuzi, nimuhindukire mugaruke mushake Uwiteka bigishoboka, kuko abonwa. Uyu muhanuzi yarabagushije, ariko haracyari 2000 bitarafukamira Bayali. Niwemera kwakira Mwuka Wera azaguha kumenya ukuri, kandi uko kuri niko kuzakubatura. Uyu muhanuzi mwarahuye ntiyaboneka imbuto. Kubera iki? Ntabwo ari umuhanuzi nyakuri, ni uwambaye impuzu itari yiwe.
uyu mushumba mwarahuye arangije arakugusha kubera iki? Iyi mpuzu yambaye ntabwo ari iye, ni iy'abandi. Yishe muri iyi mpuzu ariko atari iye. Impamvu atari iyiwe ni ukubera ko iyo amaze guhanura ajya mu bibi, iyo amaze gusenga ajya mu bibi. Yaje muri uyu murimo afite tageti, afite intego yo kuvuga ngo nzagusha itorero, ariko azanwa na Satani. Ni amayobera kugira ngo abantu bayobe bamukurikire, nibamara kumukurikira bagushe mu mitima. Dore ko abantu benshi bamaze kugwa kubera uyu muhanuzi wambaye umwambaro utari uwiwe. Abakristo benshi warabasambanyije, abantu batwabo, abantu batekera imitwe, abantu baca ibitambo, kandi igitambo gikuru ni Kristo kizima gishimwa n'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyine yatubohoye. Yaguciye ibitambo uyu muhanuzi. Uyu muhanuzi aguca ibitandukanye, harakuderevura aragusambanya. Uyu muhanuzi we, uyu muhanuzi impamvu nta yindi nuko yambaye umwambaro utari uwiwe, niyo mpamvu. yewe rero za domeni taya, yewe Goliyati wiyoberanya we, yewe Sawuli wiyoberanya ukagenda umeze nka Samweli kandi uri Sawuli. Umwambaro wambaye ntabwo ari uwawe, ariko igihe cyo kubabazwa kwawe dore kirageze, niko Imana yambwiye. Igihe cyo kubabazwa kwawe kirageze. Imana irambwira ngo ngende ntangariza abantu ngo bahindukire. We wababajwe n'uyu muhanuzi wambaye umwambaro utari uwe, Imana yarambwiye ngo hindukira ugaruke. Imana nayo irakugarukira, ikwambika izindi mbaraga ubashe gutsinda. Ubugingo bwa benshi bwamaze kunyagwa, bwamaze kwibwa bitewe n'uyu muhanuzi. Ntabwo abantu bacyumva Imana kubera uyu muhanuzi. Ntabwo abantu bacyemera gukizwa kubera uyu muhanuzi. Yewe muhanuzi we wambaye umwambaro utari uwe, muhanuzi ku mwambaro gusa we, Uwiteka arakuziye, Uwiteka arakuziye. Urarya urimenge kubera ko Uwiteka arakuziye, arakuziye. Niko yantumye ngo mubwire. Uyu mwambaro ni uwa kabiri, ntabwo usa n'uyu. Uyu nawe ni umwambaro. Uyu mwambaro ngiye kushyira mu maso mvuga ubutumwa mwihangane. Imana yambwiye ngo uyu mwambaro ugereranywa n'abantu basengaga barangije babivamo. Bamaze kubivamo babisha abantu ko babivuyemo, ariko baramaze kubivamo kera. Abangaba bakora izaha mu kajoro, donke baraguye. Ntabwo bajya gusenga nta Bibiliya bafite, kandi ari abanyamasengesho. Nibigezweho n'iby'ubusirimu. Yangane mvuge napfa kuyibona amaze kubitambutse. Bene abangaba Imana yarambwiye ngo ni abantu baguye, basigara kuri rya zina ngo ni pasiteri, kandi yaraguye atakiri mu murongo w'Imana. Akaguma abesha abantu ngo ni runaka kandi atari we. Ahora mu marogi, ahora muri za maraya, yarangiza agakomeza akiyorosa uno mwambaro. Ati niyorosa gutya Nepomuseni ntabwo ari bumbone. Agakubitamo ikabutura,
akambara neza, akambara donke amarinete, akitwikira ijoro akajya gukora ibyaha, agahinduka undi muntu, akihakana imbaraga z'Imana. yewe waguye ugasubira inyuma, Imana yambwiye ngo ibyo ukora mu rwihisho Imana yarabibonye. ushaka kwereka abantu ko uri mwiza, nyamara wamaze kugwa kera, nushaka kugarukira aho ngaho wihane. biyorosa ijoro bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana, biyorosa ijoro bagakora amafuti agiye atandukanye, biyorosa ijoro bagakora ibitandukanye. urakoze Mana. biyorosa ijoro bakivanga n'andi mahanga, bakajya mu tubari nijoro, bakajya mu busambanyi nijoro, barangiza bakiyorosa ati runaka atambona. ningenda ameze gutya ntabwo amenya ko ari njyewe, ntabwo menya ko ari njye Bishop, ntabwo amenya. ndabikora gutya nihishe, n'ubundi ejo nzagaruka nongere impanure. ndabikora gutya nihishe ibyaha, ejo nzongera ngaruke mbwirize ubutumwa. Imana irambwira ngo ngende mbabwire ngo igihe cyabo kirarangiye, igihe cyanyu kirarangiye. igusoza Imana irambwira ngo mfate zino nkweto, ni inkweto z'abagore z'abadamu. uhabwe umugisha abadamu mwese munkurikiye mukunda ijambo ry'Imana. birababaje ndabivuga, ariko ndababaye n'umutima, biteye agahinda. mbona zino nkweto, Imana irambwira ngo nzafate inkweto z'abagore, mbwira abantu aya magambo. Imana irambwira ngo izi nkweto zigereranywa, tuzigereranywe n'ivugabutumwa. ivugabutumwa. Uwiteka Imana arambwira ngo ivugabutumwa Uwiteka yahamagariyemo abantu, sibyo bari gukora, bambaye ibindi bitari ivugabutumwa, bari kuvuga ibindi bitari ivugabutumwa. nagiye kubona mbona abagabo, mbona abapasitoro, mbona abashumba, mbona abahanuzi, mbona bambaye inkweto z'abagore, babazita shondeka, sinzi uko zitwa. mbona bambaye inkweto z'abagore, mbona nizo bari kugenda bambaye. mbaza Imana ati biriya mbonye bisobanura iki ko mbona runaka na runaka bambaye izi nkweto? Imana irambwira ngo nuko ivugabutumwa n'abahamagariyemo atari byo bari gukora, ahubwo bari mu bindi. nababwiye gukiza imitima y'abantu, none bari kuyangiriza. nababwiye kubwira abantu kwihana ibyaha, none bari kubabwira ibitangaza bidahari. bari kubabwira amahoro n'amahoro kandi ntayahari. hatuzagenda ubabwire ngo ivugabutumwa n'abahamagariye ntabwo ari byo bari gukora. ubabwire ngo ije guhemba no guhana, ngo kandi ubabwire ngo ije guheha nkuheha amazirantoki. ije guheha, yabwize Yerobowamu ati nzaheha inzu yawe nkuheha umwanda. Imana ije guheha. tonizi wamuvugabutumwa we nizi usigaye wambaye, tukivuga kubwira abantu kwihana ibyaha, ahubwo uvuga ibijyanye n'irari ryawe, wasubiye inyuma. ariko Uwiteka aje guhemba no guhana. Uwiteka aje guhemba no guhana. Uwiteka aje guheha. yaguhamagariye kuvuga ubutumwa, urahindura, uvuga ibyawe, tukivuga iby'Imana. ariko Uwiteka aje guheha, guheha umwana. ndi gusoza
ngiye kubona mbona nabuze ingofero nta ngofero ngirimo, reka mbivuge. Ngiye kubona mbona abantu benshi ingofero tuyigereranya n'agakiza, agakiza mu buryo bw'umwuka, ariko si yo mu mubiri ahubwo niyo mu mwuka. Utazaza wambara ingofero isanzwe ngo ni agakiza wambaye, oya, uzaba ukoze ikosa. Ndavuga mu mwuka, abanyamwuka nibo turi kumvikana. Ngiye kubona mbona abantu bari kwambarira ingofero mu maso, mbona abantu bari gusirimba bambaye ingofero mu maso, mbona bari kubwiriza bambaye ingofero mu maso, abandi bazambariye inyuma, mbona abandi bari kurya, bari gushyira umwanda kuri za ngofero, bazinduye toilette, mbona abandi bari kuzihagarikaho kandi bagakora bene ibyo, bari kuvuga amen amen, bari kuririmba, bari kubwiriza, bari gukora imirimo itandukanye. Nabonaga biri kubera mu idini, singivuga itorero, vuga idini. Nta munyetorero wakora nk'ibyo nabonye, kuko biteye agahinda. Imana irangije irambwira ngo biri ubonye, hata abantu bari kumvuga gukora imikabo ariko ntari mu mitima yabo, bari kubwiriza ariko sindi mu mitima yabo, bari guhanura ibivuye ku karimi kabo ariko bitari mu mitima yabo, bari kuririmba bagasirimba bakamvuga ku karimi ariko ndatuye mu mitima yabo. Imana irambwira ngo ngende mbabwire ngo abo nabo ingoni y'Uwiteka irabanguye kandi ije gukubita itababarira. Imana irambwira ngo wemera kumva buno butumwa agaca bugufi akihana agahindukira, Imana iramugirira ibambe kandi arahabwa ikimenyetso cyo kurindwa mu gihe gikomeye kigiye kuzabaho mu minsi igiye kuza. Ndasoje, Imana ibahe umugisha. Reka nsenge. Shaninginga Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe nico ngusabira, kuri ubu nzangira amahoro mu mutima we, nawe na Yesu mukiza wanje, atemba nkuruzi abisi ntibayazi, icampanga sangu yahawe nawe. Zaninginga Imana ikwereke Yesu, umwakire nawe nico ngusabira. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka, ni wowe wampamagaye uri uwo kwizerwa. Buno butumwa mvuze ntabwo ari ubwange ahubwo ni ubwawe. Ureke ubushoreza imbaraga zawe, Mwuka Wera buyobore, utegeke bugere atandukanye kure na hafi. Abatumva runo rurimi utambukijemo ubasobanurire kandi ubayobore muri byose uko arizo wagambiriye gukora. Ureke abantu bumve icyo ubwira amatorero mu gihe ngiki. Urakoze kubw'ijambo ryawe n'icyo ugambirira gukora ku bantu bawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Ndasoje. Imana iguhe umugisha. Reka tuzasubire ubutaha. Nimero bazishaka ziri kuri